Ndi papa sava. Oya reka mbereke hari indi nkuru mfite itari iyo ngiyo. Oya nta kibazo nimube mukina ubwo nyine urahereranwa n'amakarita nibimureba. Ubwo sasa nabo sanimo barabyiyumvira. Ariko urukumva ukuntu bijyanye sasa na Musa. Iyo ntago ariyo nkuru wari ugiye kuduha. Oya no kuba nyine nanjye mise nkumva numva n'utuntu tujyanye. Logique mani tubwiye. Ndiriya batandatu. Nyine umva ukuntu inkuru imeze. Urumva nyine hari umusore. Nanjye n'umushuti wanjye wamumbwiye. Urumva uwo musore gereba nyine nawe urebe nko kuri social media urebye wenda nko kuri Facebook hari abenshi iyo bagiye gushyiraho profile bagenda bashyiraho utuduce two hejuru. Urumva noneho rero umusore yaragenda akagenda akamukubita udupica twiza. Urumva akajya muri studio bakamuhanagura bakamushyira muri skin fine. Skin fine ntago yize imikoro uduheri uduki twose Reka ntabyo. sasa warabizi muzarebe na sasa burya mu mafoto ye muzamwitegereze akenshi aba ari inzobe. Baba bamukishije muri skin fine. Bande turi kumwe. None rero uwo mutipe Ubwo ngenda bana na sasa nara. ese mwaretse nk'ababwira uwo mutipe akagenda bakamwoza uruhu. Kwereka umuntu mutari kumwe. Wamubona warangiza ugahita uvuga ati uyu ni bogari, uyu nguyu ni mister. Urumva nyine muri software bakagenda bakamuhanagura fresh. Noneho rero agende abakundanye n'umubebe. Urumva w'icyuki umusirayi queen mwiza. Urumva muremure ufite imiterere. Wari wabona abandi bajya bavuga ngo ateye nk'igisabo. Nyine wamureba ukabona nyine ateye ngo urumva ateye ngo nyine uturutse nk'aha muntu ukabona bimeze ngo byagera ahandi ukongera bikakata gutya. Mwiza koko. Arangije barateretana. Noneho ngo uwo mutipe akazajya mubwira uburyo ki arenze anahenze. Urumva nyine igihugu cyose kimuzi kandi koko abenshi baramufollowingaga bitewe n'uburyo wabonaga nyine ameze neza hejuru ariko atajya apostinga igice cye cyo hasi. Rero umunsi umwe bagira gutya barapanze n'uwo umukobwa yari yagize anniversaire. Yego. Urumva aravuga ati rero sheri wanjye baby shushu. Urumva ndashaka ko uza nkagupresenta mu nshuti zanjye ku munsi mukuru wanjye w'amavuko. Umusore ati nta kibazo baby sheri twatuzina nyine bagenda bitana abantu bakundana. Urumva arangije umusore aragenda aritegura yigira neza. Kandi ntabwo uri kunyumva wowe ariko nta kibazo nimuzayimubwira niba ubwonko bwe butageze. Ntawe tuzi nese turamuzi ko yavuze ko ari umuti. Nyine ndi kuvuga uyu nguyu nimuzamubwira iyo nkuru. Nta kibazo none twikomereza. Baragiye ntibageze mu isabukuru. Umusore ukumva hari ukuntu we yari yimereye ateye mu buzima busanzwe. Urumva noneho yagiraga ibiheri byinshi nyine mu buzima busanzwe aharatuye. Ariko yagenda nyine kuri ayo bamufotora bakagenda bakamuhanagura uruhu yarangiza ugahita ubona nyine abaye agasore nyine nawe ubona karenze mu gihugu. Noneho rero agira gutya reba nawe uri nk'uwo mukobwa witeguye umuntu urenze ko yajyaga namubeshya nuko areshya. Witeguye umuntu urenze mister w'igihugu cyose. Urumva arangije kimwe yaniteguye ko araza muri kebihenze.
baragenda aravuga ati babe alo uwo mu baby nawe wakoze anniversaire uwo asese byahereye kare ndi none kubivuga ntabwo twongera kugusubizamo urumva yaranamukunda ariko se ko digiti atari yatangira gutegura ibintu mwatse nk'abateri story nkayo noneho arangije umusore niwe wabanje guhamagara none se sheri tataro bebe ngo none ngo ko ngo cyongeze hahandi ngo wari wavuze ngo aravuga ngo hoya ngo naho ngaho reka nze nkurebe umukobwa abaragiye urumva akimubona gutya aritegereza arongera arahamagara ngo kugira ngo arebe niba ariyo bari kuvuga arahamagara agihamagara abona umuntu yitabye telefone aritegereza uriya niwe arongera ababwo wa wundi nawe bayishyize ku gutwi ngalo umukobwa nawe yari yabanje kumwitsimba kugira ngo arebe niba ari we atalo ngo none se nguri he noneho umukobwa aratungurwa noneho ahita abwira wa musore ati ndi hano mpagaze none aramwiyereka abaraje arangije aravuga ati none se ni wowe witwa kanaka cyangwa bagutumye urumva ati ni njyewe witwa gutya na gutatu none se ko mbona unanutse arakandi kantu ntababwiye wa musore hari ukuntu yifata kugira ngo nyine agire ibituza binini hari ibintu rero ngo bajya kugura ngo iyo ngiyo muzaburayi ku buryo ucyambara nyine kwakunda abakobwa b'iki gihe basigaye bambara ibiburu urumva noneho nawe akambara icyo kintu kugira ngo agire ibituza na mwene bino bipinye kumba ananutse noneho rero agira gutya amubonye ukuntu kangana ukuntu kareshya nibwo rero yahise amubaza none se niba uri kanaka kubera icyo ungana gutyo amatuza yagiye he yagiye umusore ati wahora n'iki rwose nararwaye maze amezi abiri yumvaga ko yarwara amezi abiri akananutse biganuka aya njyewe ntabwo ari njyewe reka mbanze mbabwire noneho reka mbanze mbarangirize inkuru urumva noneho arangije aravuga reka banze bambwire utuzi mani iyo story yakubayeho mani mwese se ni mu cyayi arabata mu cyayi nanjye nta cyayi duha icyayi wana mu cyayi duha icyayi yenda wampa nk'agafanta ase musa ntago mu cyayi mani ndanywa agafanta mani ibyayi mu rwanda n'abitayi okay sawa turanywa icyayi nanjye nta gafanta reka ariko nzane ibyo bintu bigeze aho biryoshye rwose ndaje mbabwire fano no mtegena no mpecha digidija nshaki nuko rero akantu nari urukumva yari amaze kumubwira ngo narwaye malaria y'amezi urumva wangije ahita ati none se wa mugabo we sheri wanjye mwiza ko warwaye malaria y'amezi abiri yari nagupyinagaje uba mugufi gusa yapimaga metero imwe ntabwo mutangiye nuko n'abana ntabwo afashe ibintu byamubaye abishyira ku wundi ariko ataraza guhimba story mu nkuru ye akabisha ariko uwo mutipe yifotozaga ahagaze nko ku itafari yazubu nakina neza na ziriya story ibintu murimo ntabwo byemewe ibintu murimo ntabwo ndetse bakase bakase umutima umutima se nkunda se papazi mbega tanazi nta mutima yewe umutima ari ukibiharaye imitima n'imbwa ndawugira sha ubwa mbere mbonye umuntu uhimba story ye akayivuga akamujijisha kamugerageza munigara ducebera byakomeje kunshabukarega kantu kagaze ko hejuru karomotse ndacanye kumva bura niko tona bitara isafu amakuru ari gukora hasi ubwo niko bitese uraho neza amakuru kize amakuru ni meza oya mbwiza ukuri uriya mukobwa mwari mwicaniye aha ubundi mwari mwarahuriye ese bitabaye ibintu byo kubeshya nyatana
umukobwa ufite metero 2 uba urengeje 1.20 suko ubu ni buriya muramukanya mute Sava ibyo bintu utangiye ntago ari byo. Reka da. Ngo harimo gusererezanya. ariko ku buryo umusore w'ubu nawe ko usigaye wambara ibyo bintu pe buraducitse nawe uragiye nk'uko kwambara imyenda y'agatuza uki yewe gatanaza ariko sha warasebye ntago uzongera reka njye muhanura ishimaho wishyikira narwaye malariya y'amezi 2 malariya se ipyondo umuntu akagenda agapyonda mbwira ngo wanshakiraga iki kandi Papa ubwongo bwasanga hari abantu wagiye kubibwira abandi mbibwira babimenye nabari ahanuriye mukobwa hari undi nabibwiye mbwira icyo ushaka hari ibyo nakoraga nyine narindi kugira ngo nyine mudufashe muduhe kotex hano se nazo turazotsa hoya nyine twagize ikibazo nyine dusogwa n'umukobwa nyine ajya mu bihe rero narinje kugira ngo mudufashe mudusayidire nyine namwe muduhe ubufasha nagiye kuri mabutike yose nsanga harafunze rero mudufashe nyine muduhe kotex uwo mukobwa yiyeranje nyine eze kotex aho kazi hakote nyine se Papa simbizi ko muba muzifite ari mu maroji sinigeze kuzibonamo eze ko ari iz'abakiriya banjye ntizanyo nyine dufashe wenda umuntu yanazishyura ariko nyine umukobwa agira ukuntu ariko nahibaza umukobwa usebye gutyo kandi yose kujya mugongo kujya mu mihango n'iki gisebo kirimo wenda avuga ko bimutunguye nyine ariko wivuga ngo ibiki ariko nyine ahita anagira isoni oya ntacyo namwe mujye munteza imbere reka ndebe uko byaranje reka mbarwane ariko namwe niba muzi ko musurwa nuko mwa mufite isukari mufite n'uko zamura mukoze Papa Sava akuramo utwakoreshaga na itani n'ebyiri nguhaye izindi mujye muzibika namwe zizabatabara igihe n'igihe samurakoze sawa ibihe byiza ndabishyura se oya nyishyura se iki kandi ndabafashije ariko narimbizi ko uri umuntu mwiza sawa murakoze sawa Nayitsinze se. bakira n'abadahari digidigi ari kutwirarira uzi ko ari kunuka imyotsi ngo imbabura Noya nimbabura cyagiye. nyine ese we kwikwerekana inka zawe icyo ngicyo nicyo kibazo cya Musa batangiye kugenda yongorera hakaswe umutima se bawita umutima urukundo ninjye ugezweho kina ni sasu igezwe sasa biramucana andi ni nka reshatu ntabwo nzi ahantu bigeze ndabaraye nanjye rero kubera ko naza Rero kitabiriramo bana yishyizemo. kiremo akabapirika baherekeje ubungiza Musa akabapirika reba ho kati se byahereye nanjye byanjye hano ubundi mwuka wora agomba kugusobanurira pufu zimiza shaje kureba wabibonye abaniga ariko shamuriye neza ni njyewe okay noneho zambuke nangize intambara yewe zambuke kabisa manura bwana manura sete shangire ntazi intambara ese kundebe reka nshungure reka nshungure we shungura mwana tinya kurashoboye natwe reka nze nanjye utazadusuzugura nwereke tinya ibintu ubukoze urebe nk'ubitira umuntu ngiye kunyuka niko mpagaze
akadupfa kurya ni yacu ni zacu kandi ari izacu ni na wowe isi yo watatu ni yanjye iyi watatu ni ya Simoni wibagiwe ibintu ihangane reka turangize ize ko zitarabara igiti cyangwa mbiguhe uretse nze nikira maduka urashoboye inyuka urashoboye muvandimwe zake hose mwana wanjye usigaje zingahe ariko rwose ubwo se ubarawo umuniga akabanyutse umuntu akabarabariye akoze neza rero n'umuntu aramanura imitima hano wizeye ikimana njyana tugakene ni njyewe wabahaye abamudufata niba ndabafata genda agafata afata njyewe mwana baruka bwana hano mugere se kina ariko ufite seti kina mayiji mani dukubiteho twi umva iyo uri kwitanga nyuma Simoni uri gukina Simoni kano wacu mu wanyu ashyira mwana wanyu hasi wayi kubarya ku buryo mwaze mukaraga icyayi bana reka tubanze twitemo gupfa hano ikipe iri kudukubita umugenda bazana fata mwana cyangwa bafunguje amenyo oya nta magana niba ndabafata udufata mereza hano uratatu ibi nabi wapi ntagacana agafata mwana oya ako gasuko ako ngako nta kindi kora mwiye umuntu nsigaje kuri koka fungurira uranywa icyayi funguza hano basiri batere nta rufunguzo mufashe se gufungura zana nkufungure mufunguri wazanye ako suko wazanye agafunguzo cya kabiri bari bagucanze mani yamwatirishije kandi sawa ndabona ni mu aze kukiga ngadukindi cya mbere tukabyemera akose ma akose digiti oya mani nta bintu bisekeje yumva baguserive impuza cyakora cyo akumiro nta mavunja ku buryo atekereza ko oya mani ntabwo bino bintu bashobora kuba babitse mu gasashi reka dufungure turebe mani ntabwo yawirinda ufungura mani urafungura se tunywesha fanta ibi ni ibicuzanye ese si byo wantumye nibyo nagutumye ko nagutumye umugati nagutumye ibintu babari ufatira ifoto wajya ureka kumbeshyera ntabwo ari byo wantumye uvuga ngo kubera hari abakobwa benshi ngo nzane ngo urabazimanira ibyo ngibyo niko nakubwiye bibaye bwa kangahe reka rata mbabwire oya bibaye bwa ibi kangahe ngibi ni digidigi wambwiye ngo mbibazanire mutagira ngo ni njye bibaye bwa kangahe bashyizeho poromosiyo y'amata kandi tana atana gute ubu ase digidigi wajya ureka kwigiza amana njye ndiba niba ari ubugome byari igihe nkabona uri umugome ushobora no kuba njye uzananduka bibaye bwa kangahe oya